Bakunzi b'ishuri somero ryacu ndabasuhuje. Mugira amahoro, urubyaro burumbuke, imyaka, amagara, amashya magana, Imana n'amafaranga. Uyu munsi tugiye gukomeza gusoma ibitabo. Ikaze mu ishuri ryacu somero. Ikaze mwese. Gahutu, Gatwa, Gatutsi ni bene Kanyarwanda. Ni imvugo abanyarwanda bamenyereye mu mateka yabo, aho bavugaga ko kera Imana yakundaga gufasha abo batatu amata mu byansi byabo bitatu, nuko ngo umunsi umwe Imana ije kubasaba kuyimurikira ibyansi byabo, isanga icyansi cya Gatwa cyashizemo amata kera dede, icya Gahutu acagase, ariko icya Gatutsi cyuzuye neza akiri yose. Ese iyi ni umugani cyangwa ni amateka yabayeho koko? Nanone mu gitabo utaba amateka ntabona itaka, ku rupapuro rwa 321 dusoma ngo inama nkuru y'ibwami igizwe n'abiru 12 b'umwami Mutara III Rudahigwa bashishimuye urwandiko rusubiza ibyo abahutu bise manifeste d'Abahutu. Urwandiko rwabo barusinyeho bose tariki 17 Gicurasi 1958, maze basobanura isano nyayo yari yemewe mu mategeko ya Gahutu, Gatwa na Gatutsi. Inyandiko y'abagaragu bakuru b'ibwami. Inyandiko y'abagaragu bakuru b'ibwami twajyanye n'inyandiko y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri muri iki gihe. Icyo gihe niyo kuwa 17 Gicurasi 1958 yaciye iteka ko babeshya ko nta sano Gahutu, Gatwa na Gatutsi bafitanye. Inyandiko ikurikira ngiye kubasomera yanditswe n'abagaragu bakuru b'ibwami, mu yandi magambo ni inyandiko yemewe n'amategeko, inyandiko iri officielle yateguriwe ibwami, aho bafashe umwanya bagasobanura isano hagati ya Gahutu, Gatwa na Gatutsi bifashishije ubumenyi bari bafite icyo gihe, aho icyo gihe rubanda rwo rwari rusanzwe rwaramize bunguri ko ayo moko yose uko ari atatu ari abavandimwe, kandi ko bose bagombye kugira uburenganzira bungana kuko bose ari bene Kanyarwanda. Muri rusange inkuru z'imigani bari barabwiwe kuva kera mu myaka magana zivuga ko kera habayeho umugabo akitwa Kanyarwanda, akagira abahungu batatu. Uwa mbere akitwa Mutwa, ari nawe w'imfura. Uwa kabiri akitwa Muhutu, ari nawe nyine wa kabiri. Uwa gatatu akitwa Mututsi. Kubera ubwenge buke bw'abo bahungu babiri babanza, ari nabo bari bakuru, umwana wa gatatu Mututsi niwe wahawe ubutwari ku gihugu, kandi ahabwa gutegeka uko ashatse, agategeka Muhutu na Mutwa. Iyo nkuru ibarwa kwinshi, aho uko yabarwa kose ihuza ku kintu kimwe cy'ingenzi, ko ayo moko atatu akomoka ku musekuruza umwe, bityo ko yose ari atatu ari abavandimwe, ko itandukaniro ryayo ku myitwarire n'umuco n'imitegekere byagize intangiriro ya kera cyane, ikaba ariyo mpamvu yakomeje gukurikizwa. Indi migani imihimbano y'ibwami yahimbwe kandi igakwirakwizwa n'abacurabwenge b'ingoma, iyo inyuranye n'ubu, iyo ivuga ko aya moko atatu nta sano afitanye namba, kandi ko adahuje umusekuru umwe, ahubwo ko Mututsi we ari ikimanuka cyavuye mu ijuru kikagwa mu gihugu cy'Abahutu, bakaza kumuramya no kuba abagaragu be. Ibi byombi tumaze gusoma tubisanga mu gitabo Le Récit Populaire au Rwanda, Paris 1955, ku ipaji ya 41 kugeza 47, hamwe n'igitabo El de la Sigère Rwanda, Kabwai 1959, ku rupapuro rwa 92 kugeza 96. Abanditsi b'inyandiko y'ibwami tugiye gusoma mu kanya bagendeye kuri iyi nkuru bashwishurije rubanda ko nta sano iyo ari yo yose aya moko afitanye, ko agomba kureka kwita abavandimwe babo.
muri iyi nyandiko bibutsa ahubwo amateka y'ukuntu bigaruriye ibihugu mu ntambara nuko abaturage babyo abatwa n'abahutu bagizwe abagaragu. Bagerageza gusobanura impamvu zumvikana ko ari bo bagomba gutegeka bonyine. Reka dusome urwandiko rw'abagaragu b'ibwami rwanditswe tariki 17 Gicurasi 1958 rugasinywaho n'abagaragu bakuru b'ibwami ari bo Kayijuka umuhanuzi Ruzagiriza, Serukamba Ndamage, Rukemampunzi Sezibera, Mazina Sekabwa, Rwesa Nkeramiheto na Sebaganje Shamukiga bari abagaragu bakuru b'ibwami. Iyo baruwa iragira iti: dore amateka arambuye y'ingoma y'Abanyiginya mu Rwanda. Mumenye ko umukurambere w'Abanyiginya ari Kigwa wahingutse mu Rwanda rwa Mubari ku rutare rw'Ikinani ari kumwe n'umuvandimwe we Mututsi na mushiki wabo Nyampundu. Dore tubasobanurire uko byahoze kera. Dore uko ingoma Nyiginya yatangiye mu Rwanda. Baje bafite amatungo magufi, inkoko n'inka, buri tungo ryose ry'ikigore rifite ikigabo cyaryo byatoranyijwe neza. Inka zabo ebyiri, Rugira n'Ingizi, n'intama zabo ebyiri, Mudende na Nyabuhoro, n'inkoko zabo ebyiri, Rubika na Mugambira, n'imbwa zabo ebyiri, Ruzunguzungu na Ruguma, n'inyoni zabo ebyiri z'Inyange, n'inyundo yabo n'umuvuba. Umutwe wabo Mihwabiro yari inyuma yabo abitaruye abakurikira aho bagiye hose. Bari bafite intwaro zabo, imiheto y'ibihekane, bakundaga guhiga no gucura. Igihugu bagisanzemo abahutu b'abazigaba, bakagira umwami witwaga Kabeja. Intumwa za Kabeja zabanje kuza kubasanganira ari nke, hanyuma ziza ari nyinshi. Kandi abo bazigaba ubwabo baje kwirebera umuryango wabo Banyiginya, bahuza urugwiro, babahaye amaturo ubwa mbere ku buntu, nyuma bakagurana inyama z'umuhigo wabo. Mu bwami bw'umuhinza Kabeja ntibari bazi gucura. Ubwo rero rubanda rwe rwose rwazaga kwiga gucura kwa Kigwa, nuko batangira gutunga imihoro n'amasuka gutyo. Rubanda rwa Kabeja rwafashwe neza n'umuryango wa Kigwa neza cyane, kugeza ubwo rwaretse umwami warwo rukibera abagaragu bo mu rugo rwa Kigwa. Nibyo nta bindi, kandi nuko byose byatangiye kugeza uyu munsi. Turibaza rero ukuntu abahutu batinyuka gusaba muri iki gihe guhabwa uburenganzira bwabo bwo kuba abavandimwe bacu. Abasaba ibyo n'abafitanye isano nyasano ry'amaraso. Nyamara ikintu cyonyine twebwe abatutsi bapfana namwe abahutu nuko kuva mu bihe bitarondoreka kugeza umunsi wa none muri abagaragu bacu gusa. Nta sano namba dufitanye, ntituri abavandimwe habe na mba. None se nihe sano abatutsi, abahutu n'abatwa dufitanye? Abahutu bibeshya bavuga ko abatutsi, abahutu n'abatwa bose ari bene Kanyarwanda, sekuruza wabo bose uko ari batatu. Ese bashobora kuvuga umugore Kanyarwanda, ese bashobora kuvuga umugore Kanyarwanda uwo yababyayeho? Nibatanga izina rya nyina babyara n'umuryango akomokamo. Abahutu bihandagaza bavuga ko Kanyarwanda ari sekuruza w'abatutsi, abahutu n'abatwa. Nyamara tuzi twese ko Kigwa ari we musekuruza wabanjirije mbere cyane Kanyarwanda uwo, bityo ko Kanyarwanda yabayeho nyuma cyane y'amoko atatu, abahutu, abatutsi n'abatwa, ko nawe ubwe yasanze ayo moko ahari kandi akomeye. Ubwo se bishoboka bite ko Kanyarwanda yaba sekuruza w'amoko nawe ubwe yasanzeho, yababyara ate atarabaho? Abahutu baho bagira bita Kanyarwanda ngo sogokuru wacu twese, bakavuga ko twese tumuhuriraho, twaba abatutsi, abahutu n'abatwa. Nyamara Kanyarwanda uyu ni mwene Gihanga, wa Kazi, wa Merano, wa Randa, wa Kobo, wa Gisa, wa Kijuru, wa Kimanuka, wa Kigwa. Uyu niwe Kigwa wageze mu Rwanda akarusangamo ubwami bw'abahutu. Ngaho namwe nimutubwire se, nigute twebwe abatutsi dushobora kuba abavandimwe b'abahutu kwa Kanyarwanda sokuruza wacu? Amateka avuga ko Ruganzu yisha abahinza benshi cyane,
we ubwe n'abandi bami bacu bisha abahinza barabarimbura, batsinda ibihugu by'abahutu byari bifite abami bitwa abahinza. Abami b'abahutu Ruganzu yishe ni Rubuga mwene Kagogo, Rubuga mwene Buguna, Nyahuzi mwene Haramanga, Mpandahande mwene Haramanga, Sambwe mwene Cyarugimba, Katabirora mwene Kabibi, Gisurere mwene Rubambura, Nzira mwene Muramira, Nyagakecuru ariwe Nyangoma, Mbeba ariwe Mabya, Ruhande Barishaka, Semukondo w'Umukende, Sangara, Ruvuzo, Ngiga, Cogo, Ryangombe ry'Ababinga w'Umutsindo, Nsibura na nyina Nyiransibura. Aba bami b'abahutu bishwe n'uyu mwami yigaruye ibihugu byabo. Ibindi bihugu byigaruwe n'abandi bami bacu bakurikiyeho bica abahinza bari babirimo. Ntitugombye kubavuga bose, nimushaka muzabirebe mu Nganji Karinga, no kuvuga igitabo cya Alex Kagame biranditse. Ubwo se batsindaga ibihugu by'abahutu b'abahinza bakabahaka ari abavandimwe babo? Kubera se ko abo bami bacu bigaruye ibihugu by'abahutu bakica abami babo bakabagira abagaragu bingaruzwa muheto n'abacakara, nibyo bitumye bumwihinduramo abavandimwe bacu? Twebwe abagaragu bakuru b'ibwami, Kayijuka umuhanuzi Ruzagiriza, Serukamba Ndamage, Rukemampunzi Sezibera, Mazina Sekabwa, Rwisankiramiheto, Sebaganjisha Mukiga. Iyi baruwa y'abagaragu bakuru b'ibwami wayisanga mu gitabo Rétrospective le problème rwandais 1957 à 1962, série ya mbere, dossier ya kabiri, page 7 kujya ku page y'9. Utaba mateka tabonitaka iga mateka soma tibakubeshe igitabo kidusobanurira inkomoko igihugu cyaje ku Rwanda. Iki gitabo gishingiye ku bushakashatsi bwa gihanga, ku buvanganzo bwa kera no ku nyandiko z'abanyamateka batandukanye. Taba amateka tabonitaka iga mateka soma tibakubeshe. N'urugendo rwo kumenya amateka yacu, utazi ahaba tamenye yaja. Si igitabo cy'urubanza, ni igitabo cyo gucana itara, 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 itara. Taba amateka tabonitaka iga amateka soma tibakubeshe. Kubahinza ukanyura kubanyiginya na bega ugahera